Ese koko kwikinisha bishobora gutera ubugumba? Ukuri kutavya kuvugwa na benshi. Akenshi na kenshi hari amakuru amaze imyaka myinshi azenguruka cyangwa se agenda asakara mu bantu, yaba ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye, avuga ko kwikinisha bishobora gutera ubugumba. Hari n'ababyemera kandi ikindi batanabishidikanyaho, abandi bakabihakana bavuga ko ari ibihuha bidafite ishingiro. Ariko se ukuri ni ukuhe? Twagiye tubigarukaho kenshi na kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye hano ku muyoboro wacu, ariko abakunzi bacu bagiye badusaba kuvuga ko iki kintu niba mu by'ukuri kwikinisha bishobora kuba byatera ubugumba. Uyu munsi tugiye gusesengura ingingo twifashishije iby'ubuvuzi bugezweho bushingiraho, kugira ngo tumenye niba koko kwikinisha bishobora gutuma umuntu atabyara. Ese ubundi mbere na mbere ni ngombwa kumenya ko kwikinisha ari imyitwarire abantu bamwe na bamwe bagira mu rwego rwo kwishimisha cyangwa se kugabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina? Ubundi mbere na mbere ni ngombwa kumenya ko kwikinisha ari imyitwarire abantu bamwe na bamwe bagira mu rwego rwo kwishimisha cyangwa kugabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Si ikintu cyatangiye muri iki gihe kuko cyahozeho kuva na kera, ahubwo uko ikoranabuhanga ryateye imbere niko abantu batangiye kukivugaho cyane. Kimwe mu bihuha byakwirakwijwe cyane ni uko umuntu wikinisha kenshi ashobora kuzabura urubyaro. Iyi ngiyi akaba ari nayo ngingo turi kugarukaho uyu munsi, aho nagiye mbona mu makomenti agiye atandukanye ku biganiro twakoze bivuga kwikinisha, bagenda bagarukaho bavuga se niba cyangwa se bibaza niba iki gikorwa gishobora kuba cyatera umuntu ubugumba. Yego birashoboka cyane ko wenda ku muntu mu gitsina gabo umuntu ashobora kuba yageraho akabura intanga zifite ubushobozi bwo kuba zatera inda, cyane ko zishobora kuba amazi, ariko nanone nta gihamya cyemeza ko umuntu ashobora kuba ingumba burundu ntazabyara. Nyamara ubushakashatsi ndetse n'abaganga b'inzobere mu buzima bw'imyororokere bagaragaza ko nta kimenyetso cya siyansi cyerekana ko kwikinisha ubwabyo bitera ubugumba. Ku bagabo, intangangabo zikorerwa mu dusabo tw'intanga kandi umubiri ukomeza kuzikora buri munsi, umunsi ku munsi. Iyo umuntu rero asohoye haba mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se wenda mu kwikinisha, umubiri ukomeza gukora izindi ntanga uko bwije n'uko bukeye. Ibi bivuze ko rero gusohora ubwabyo bitatuma ubushobozi bwo kubyara bubura cyangwa se wenda bushira. No ku bagore rero nuko bimeze. Kwikinisha ntibyakwangiza nyababyeyi, nta nubwo byahagarika ovulation kandi ntibyatuma ubushobozi bwo gusama bushira cyangwa se bugabanuka. Niyo mpamvu abaganga benshi bavuga ko kwikinisha ubwabyo atari impamvu yatera ubugumba. Ariko rero hari ibyo abantu bakwiye nanone kumenya. Nubwo kwikinisha kutatera ubugumba, kubyara bishobora kugira izindi ngaruka. Kuba wabikora ugakabya ukarenza urugero nanone bishobora kuba byakugiraho izindi ngaruka. Umuntu ashobora kugira ububabare bw'igitsina. Izi ni zimwe mu ngaruka wenda ushobora guhura nazo, ukaba wanakomereka bitewe no gukoresha imbaraga nyinshi cyangwa se wenda ibikoresho bidakwiriye, ndetse rimwe na rimwe bikaba byabangamira amasomo, akazi kawe cyangwa se wenda ubuzima busanzwe ukunda kubamo. Iyo bibaye akamenyero umuntu atagishobora kuba yabikontorora cyangwa se kubigenzura, icyo gihe nyine biba byarenze urugero. Niyo mpamvu bishobora kuvamo za ngaruka kenshi tugenda tugarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye, mwagenda cyeka mwagiye mubyumva. Ikindi buriya rero gituma abantu bibeshya ni uko hari igihe umuntu wenda ashobora kugira ikibazo cy'ubugumba giturutse ku zindi mpamvu, maze ko kubera ko wenda yigeze kwikinisha akumva ari byo byabimuteye. Nyamara ubugumba ushobora guterwa n'indwara zimwe na zimwe
wenda ziturutse ku misemburo idakora neza, ubwandu bwo mu myanya myibarukiro, ibibazo by'intangangabo cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima busanzwe. Abahanga mu buvuzi rero bavuga ko iyo umugabo n'umugore bamaze umwaka bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ntihabeho wenda kuba wasama cyangwa se gusama, cyangwa se wenda amezi 6, niba umugore wenda afite imyaka irenga 35, aribwo baba bakwiye kuba bagana abaganga kugira ngo basuzume hakamenyekana wenda impamvu nyayo ishobora gutera icyo kibazo, ariko mu by'ukuri bidaturutse kuvuga ngo narikinishije. Ibi byose rero bitwereka ko ari ngombwa gutandukanya ibihuha n'ukuri gushingiye ku bumenyi. Kwikinisha siyo ntandaro y'ubugumba nk'uko abantu benshi wenda babitekereza, ahubwo iyo umuntu afite impungenge ku buzima bwe bw'imyororokere, inzira nziza ni ukugisha inama umuganga aho kwemera wenda amakuru adafite gihamya. Byaba byiza ugiye kwa muganga kugira ngo akurebere, ese wowe wari usanzwe utekereza ko kwikinisha gutera ubugumba, cyangwa hari ikindi wigeze kumva kuri iyi ngingo wenda wifuza ko twaganiraho? Andika igitekerezo cyawe, sharinge n'abandi kugira ngo bamenye ibi byose, twese turusheho kumenya ukuri ku buzima bw'imyororokere. Gusa ariko icyo ukwiye kumenya, nubwo ubushakashatsi wenda bugaragaza ko kwikinisha ubwabyo bidatera ubugumba, hari ingaruka zimwe zishobora kubaho iyo bikorwa mu buryo bukabije cyangwa se wenda butizewe. Icya kabiri ni uko bishobora kuba akamenyero wenda gakabije iyo umuntu atangiye kumara amasaha menshi yikinisha buri munsi, kugeza aho bibangamira amasomo, akazi, inshingano zo mu rugo cyangwa se wenda n'imibanire yindi n'abandi. Bishobora kuba ikibazo gisaba kwitabwaho. Hari kandi igihe kwikinisha guherekejwe no kureba amashusho y'urukozasoni, kenshi bishobora gutuma bamwe bagira ibyifuzo bidahuye n'ukuri ku mibonano mpuzabitsina. Ku bantu bamwe ibi bishobora kugira ingaruka ku buryo bishimira imibonano n'uwo bashakanye cyangwa se uwo bakundana, nubwo bitabaho kuri buri wese. Nyuma yo gusohora, hari abagabo bumva umunaniro cyangwa se wenda ubushake bw'imibonano bugabanutse mu gihe gito. Ibi ni ibisanzwe kandi akenshi bishira nyuma y'igihe gito. Abantu bamwe nabo bashobora kugira ipfunwe cyangwa se wenda kwiyumva nabi bitewe n'imyemerere yabo, umuco cyangwa se wenda imyumvire bafite. Izo ngaruka ziba zifitanye isano n'amarangamutima ndetse n'imyizerere, aho kuba ingaruka zituruka kwikinisha kwabo. Nta kimenyetso wenda kibyerekana ko kwikinisha gutera ubugumba, kugabanya burundu intangangabo, gutera ubuhumyi, gutera wenda uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se wenda gutuma igitsina kigabanuka cyangwa se wenda kiyongera. Gusa mu gusoza, abaganga bagaragaza ko kwikinisha ku rugero rudakabije ari imyitwarire isanzwe ku bantu benshi kandi ko kudatera ubugumba.